banyarwandakazi rero nkuko muri kubibona ahangaha ngeze hari umuhungu uciye umunwa w'umukobwa, reka tumwegere tumubaze ibanga akoresha kugira ngo abashe guca iminwa y'abakobwa mu gihe abandi bahungu byabananiye. Bimeze bite? Ahubwo we bite byawe? Ariko umunwa urawuciye. Umunwa urawuciye. Uciye se n'uwawe. Se naye ko wiye bwakajera waretse nkibariza. Umva utaza kunukira umugore. Utaza kunukira umugore. Wanze twubaha. Nyine widutera cyugaza. Ariko ngo urawuciye. Ese niriye banga ukoresha? Nese yawuciye n'uwawe vana ibyo bikora. Ariko hatse kudukorera kuri mikoro. Nyine ngaha tuva imbere dufashe basi. Udukorera iki kinyamakuru? Muri kinyamakuru bita Rwiri Media hari abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakurikiranye aya makuru. Ya cameraman wawe akoreho kamera. Ayikurireho ikize. Hanyuma saje kudukamera twabigusabye. Nyine ngewe nje gutara amakuru, sibyo? Amakuru y'iki se yabari gusoma nanga? Hari abanyarwanda n'abanyarwandakazi bamaze igihe bambaza ati niriye banga twakoresha kugira ngo tubashe guca iminwa y'abakobwa. Hanyuma wumva ko waza kubidufatiraho. Ariko ngo arawuciye. Yawuciye. Ni izina ry'Imana. Ako washeze ni izina. Shako kankubaza. Ubundi uteye turukaye. Ntenurukaye. Nge njaro nyine nje kubakoresha ka interview ngo mumbwire. Hanyuma ku ka interview harimo amafaranga. We witaje. Umva se ahubwo wina ntabwo turi no kwinginga reka nyine tuva imbere se byose. Yego. Tuva imbere. Ndaba wegeyeyo, wegeyeyo. Twisubirire mu rukundo rwacu. Twikorera urukundo rwacu kiba kiri kwibara. Nyine ngenda kubajije ngo watituruka. Tuva imbere ntabwo tukeneye kuko. Sinabasobanuriye. Ndetse nagurasomana kuva bavuga. Oya. Ariko nk'ibyo bintu mukoze nyine nago urasomana kare ko ndakora. Ubuse muri kwigisha cy'abanyarwanda ibaza abasore nkamwe inkumi nkamwe. Ubuse tuvuge ko turabikora wowe. Ibiki? Tuvuge ko turabikora. Ako simbikorera mu muhanda. Nese bahanga duhagaze mu muhanda. Bamaze igihe batubwira abanyarwandakazi ngo muri uyu mudugudu harimo uburaya bwinshi cyane. Murabibonye ko hanga rero umunwa umusore awuciye awukuyeho. Reka dukomeze. Nkubaza akagabo. Je ndi umunyamakuru ari kumenye ko hanga isi yose iri kukubo. Naje kukuregera ko nacitse umunwa. Naje kukuregera. Hari ba mudugudu bari hano. Sobanura ukuntu umuhanda nuwasiko se kuryaho dusanze mukaba ushaka nyine iyi ni inzira nyabagendwa. Ariko boss witwa ngwiki. Sibyo? Ese birakureba. Hanyuma amazina yanjye nuyamenya biragufasha. Umvashara akakabwa reka tukihorere twigendere. Oya uretse mubaze. Amazina yanjye aragufasha. Ari no kunera. Aragufasha. Nuko nguko umukobwa w'umunyarwanda akwiriye kwambara. Sherino nari yambaye nabi se biramureba. Hari ibyo wamuguriye se. Sajya nambare nkawe. Shino nari ikintu utabonye. Ariko umunyamakuru wambaye imyenda yacitse n'uwahe. Dose mana nukuri kw'Imana. Waragize mukaza mutuburira abantu ngo muri abanyamakuru. Ese ko ndi mushyashya bamaye akazi vuba. Wambaye boxer. Ese nayo ntayiri. Ugize mukize string zanjye ubasha kwamba basi utwo tuntu. Ariko ukeneye imyenda. Ugize kubunuka manura jabye like nyine na wowe nyine na bunyamakuru ako nyine muri kwica ubuzima bwiza bw'abantu. Babaje sheri yambaye ingofero imindurize. Ariko bite mane bite nge ndimo nditarira amakuru nkora umujyaho ngaho. Ujye gerageza ukore basi nkuru wana boroshe uze kuhagarara imbere y'abantu wana boroshe. None ntabwo twiborose. Nese uri borosa korogate rayizi? Ni yihe? Ni white dent na korogati harya cyakini. Ariko ubwo nukuvuga ngo muri makeya amakuru. Ariko subira inyuma winyegerera umugore. Ese mukobwa winyegerera umugore vuga uhagaze aho ngaho. Nari utuye rata. Aho ne nago kureba. Utuye urahamenyera kugira bigende bite. Umva se ambarata ngubaza. Bugiye aho ngaho gatoya hano mfite. Yagenda ariko ajya hehe? Ushaka kukwibariza akantu nyine. Urambaza se umbaza iki? Ndihebera. Uretse twumva icyo agiye kukubaza. Uretse twumva. Genda ara hirya nyine muvugisha. Agenda ara hirya vuga birangiye. Nakunuma muvugisha amagaze hano. Namubaza ariko byibuza reka tube turi hano turi kumwe nge nawe none nago wamubaza se mpari ngewe. Oya nyine nabaza sheri wanje ari hano. Nakubaza sibyo ariko by'umwihariko reka tube turi babiri ihangano duhakanye sibyo. Iminota ingahe? Iminota byibuza nk'itatu. 3 kane mwinshi. Niguhe? Sheri nese ushaka kunsheta hano. Oya nta kibazo. Reka turebe imigabo n'imigambi afite. Ari kibazo? Nise sheri ugiye kunsiganga. Oya nago ndenga. Umva se wowe. Sheri gumanga okay. Nganyi baraguzwa numva. Iri kibazo uriya muhungu nagahungu kama kandi njye uri kubona mbese. Sheri ariko mbwangura agahungu kama uriya ni sheri wanje nagahungu kama. Uraza kunteranya n'umugore wanje. Oya. Nicyo kikuzanye nyine. Oya. Okay sheri genda yibaraguzwa ariko twumve.
kugira secret sibyo vuga numve. Ni ukuvuga ngo muri make abanyarwanda barambaje atese ni gute umukobwa nawe ushaka kumuca umuntu sibyo kumuca umunwa gute nge nawe ndi kufasha kumenya ino kuca umunwa ese umuntu naje kukuregera ko umunwa wanjye washitse ko guca umunwa katangiye kuzamo niko ntari gushaka ariko ibi ni ibiki muri ikindi kintu mubaza cyangwa se muganiraho iyo minute itatirangire sheri wancese genda maze mbwira igenda we shiti wamaze kuba shiti man sheri ntago ari umwanda nkwiyame aha hanyuma naje kukuregera ko banciye umunwa kuvuga ngo ngende umunyamakuru sibyo ariko umunyamakuru wambara gutya ngiye ntago nabyemera kabaho basi ujye ufura ndi mushyashya uri mushyashya ushaka kuzamuka mbwira igituma uzamuka basi nkugirire impuhwe mu yandi magambo ndashaka umfashe igeza hepfo ibyo binyamabyi byawe birimo birakubangamira yego biri kunukira kubera unuka mu kanwa wivugiraho maze umwuka mu buka bari ngiri kuzaho urabyumva ntago uri kunuka amana ushaka uko bigenda gute ushaka kuzamuka njye we nanakuzamura mani wowe nanakwiyegereza wanacyamani wanacya gukura aciriritse nyine reka twirengagize ko ndi umunyamakuru sibyo nta n'umuntu uri kuta nta n'umuntu utwitaye wamuyaga kisi what guturwa n'izina ry'Imana ibintu uri kuvuga wabisubiramo what the fuck sheri ntago wamenya kuvuga ngo muri make subirayo nyine wancese subirayo mbaze numve subirayo turavugana mu kanya urumva kuvuga ngo muri make sibyo wowe nyemerera urumva nkwereke cyangwa twereke abanyarwanda uko umunwa uciye nibitegure tubereke tegeza nani ibyo bintu byawe ngusoma nitegure tubereke ukuntu bimeze gusoma nshaka ngiye kurengera mu gihe no gusoma ngiye ngiye kuvamo gusoma ngiye kumukundisha abantu sheri agiye kunkundisha abantu none anabereke nyine yereke nawe bimubwira ariko cyangwa byange nigende nawe nkwihorera yego sinani ibyo binwa byawe umva nkubwiye sibyo muri makeya ntugafata umuntu w'umunyamakuru ufite amashuri ye nurangiza umubwiye ngo uzana n'ibintu nawe warize narize mfite amashuri menshi niyo mpamvu uri mu kazi ngerageza kwicisha bugufi nkambara ibintu bisa nabi nyine kugira ngo nereke abanyarwanda ko byose bishoboka ese kuri kuvuga ngo nambaye nabi naza muri uyu mudugudu w'icyaro gutya nambaye tise yanjye nise nabi hanyuma se wakambara ibyo utagira ngenda bigira nuko ubwo ugiye kuvuga ngo nago wakambara ibintu ngo ujye ahantu habi ugiye kumira nka abantu ngo nago nakambara urukweto rw'ukuntu mwagiye muvuga ko mukennye nyine ukumana ubukene bwawe ese ufite imyaka ingahe niba nago bikureba nyine gerageza kantu k'imyaka ko gatangiye kuzamo gatangiye kuzamo kurengera utagiye kurengera sheri niwe wancese ndeka mbaze niwe wancese genda ahubwo ntako genda mani ntabwo uri kubona ko tutagukeneye niwe wabyemeye sibyo vuga nawe umva nyine sibyo uwihangana nyine tuganire bya nyabyo cyo nkubaza unsubire sibyo wambwiye ati ushaka kumukundisha abanyarwanda nkagusoma uvuge cyane ureke kuvuga gake wikongorera nese niba si ibanga se ni ukuvuga ngo nyine nari nakwise sheri karame uwa kinyamakuru we wavuze ko ushaka kumukundisha abantu reki ushaka ko musoma ngo kerekana ngo abanyarwanda bawe ukuntu ngo basomana ngo bacana ngo iminwa naga none n'ubwo brush ubungu nyine ngiye guhanyanyaza banze tubibereke ngaho wafasha ugakora ayo mabyi yawe tukabikora yego arabishaka utu n'uduki se wambaye umva se ari sheri ari kwibaraguzwa reka ngiye kurengera ahangaha uri kumanuka ujya gukora kugira bigende gute utwo nambaye nawe utukureba wavuze ati yambaye ntabwo bikureba ndi kugira ngo nereke abanyarwanda ubu urabereka si imyambarire ntabwo ikureba nawe wancese wancese cyane amafaranga urashaka gusha akira mbe nkwaye telefone nari sibyo wowe duhera ugari mbe nkwaye telefone urayidusubiza nyuma sibyo cyane nzima ni nzima ariko yemere mani sheri ubu ndutishije telefone uganira iminota mike ni minota miki none ukuvuga ngo rero nawe urongeye kuvuga gakeya turabipfa zamurijwe ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze ahangaha mu by'ukuri sibyo ndashaka kugira icyo nkubaza nari maze ntari kuri rezo nta soni bashaka bakujyana nta soni imipuri yawe naranayihawe
Nana. uri kubona rero aduhaye umwanya ngo tuganire, nyemera rero twiganire wa babiri sibyo? ahubwo se sheri wanjye ko mwana atari kumubona aho yarari. Ibyo wibyita wasanga agiye kuri toilette arayitaza sibyo? Ko nawe mwizera wasanga agafone yagatsinda, ariko se akantanga ku gasore nkawe. Wanamugana ntabwo iriya telefone yapfa kuyijyana mwana, we twiganire. Ntabwo kari agafone yakajyana karaca, nahita amenya ko ari imbwa nawe. Umva se nyine. Manura hasi mfasha basi. Uri mwiza pe. Urakoze. Uteye neza. None se ariko usanzwe nyine ukora umwuga wo kwigurisha? Nari nagurwa na sosi. Ese kutangiye kubitukanira? We mbwira iki kugenza njye nigendere mani. Unakora nakimbwe va mu nzira mbigukorere maze umuntu birangire sibyo? Ikibazo cyawe rero ubu se ahangaha igihe tumaze tuganira iminota ingana? Ngambwiye icyo ushaka tuganiraho nari bituganire. Ufite imyaka ingahe? Ndacyeka itakureba. Iwanyu ni hano turi ni iwacu. Rero wihangane kukubaza ibibazo byinshi ariko nakwikundiye. Iyo mba natihanganye mba nagiye wakoze kunkunda. Nese wace tukibera bakunze. Naribi. Ngaho duhoberane nk'ukuntu abakunzi bahoberana tunasomana. Nako ngwiki? Ngwiki? Nese ibintu ndi kuvuga ntabwo byumvikana. Ngo dukuhoberana nk'ukuntu abakunzi bahoberana tunasomana. We nande? Ngewe nawe harya witwa nde? Nitwa izina. Izina? Ndumva atari ngombwa kuri menya sheri wanjye tubyiheke. Ego bu. None byatangiye gucamo nabaye sheri. Okay ngareka nkobere babirebe ukuntu nyine abakunzi bahobera. Bugumye wanireke kino kibumu hasi urumva kino kimikoro ubundi nze twisanzura. Sibyo? Naribi. Shanaje kabisa. Musikame rero. Nago twavuganye iki ko twavuze ko ngiye guhobera ngakureka abantu bawe ko nguguhobera biba bimeze. Aki navuganye nawe. Kugira ngo nyine tubikore byose by'abakunzi sibyo? Mbwira ibikenerwa dukore maze ni. Ngatwagiye mobe. Barakunzi bawe. Oya se kuri guhenereza amani bikore neza. Hanyuma nyine bivuze yuko ubizi urabaza iki se nyine? Nyine ngewe mwigi nyine nereka abanyarwanda sibyo? Nyine wowe uzi ko babikora guteka ese ku buryo ugiye guca nk'urimo ugiye kunyara amani nyine bahoberana gute nyine wowe gira gutya tugire dore ureba hano ntago nkeneye kureba mu maso reba nukuri nese ibi byo birarangira agarana imbere yanjye nta oya uku nguku dore nyine bigire neza gira gutya dore babibonye oya ntabwo barabirangiza amahane bari kureba koko reka barebe ndahita nkubwira nibamara kureba iminsi urahobeye ngaho noneho reka nce umunwa nk'uko wa muhungu yawe uciye kamana yagiye n'undi kumva mbangamiwe nyereka umunwa nkuce nyereka umunwa nkuce ariko uranca umunwa gute igeze ari n'icyumuka kugira ngo nereke abanyarwanda si uburyo umunwa bawuca igeze n'icyumuka te nese uriya muhungu yawucishije icyuma ngaho tubikore nabyo ndekuzwa ariko winyikoreshwa tega ndekuzwa ariko ko waretse nta n'ubwo na boroshe wongeye kugusoma ariko nuko wanesheje umutwe kandi unza nawe ubwo ry'indigendera ni winyikoreshwa tega uracitse kabisa wasigaye rero umanuranuka mu kanwa ndetse kujya gukuramo imyenda bigenze gute nyine ndimo nagira ngo nereke n'abanyarwanda uburyo batera akabariro maye nka nyagasani